Bisanzwe ni yawe TV muri uyu mwanya dufite umutumirwa umusore mwiza wambaye neza ubundi amakuru yawe. Amakuru ni meza. Uvuye hese? Hano Kigali nyine. Naswaga ni zose kabisa. Si cyane. None se amakuru wundi. Wakwibwira abakunzi bacu. I love ya. Rukundo rw'ukuri nabonye mu buzima. I love ya. Gufite ntacyo nifuza. Yani give a flower boy. Uyu munsi turi kumwe kuri yawe TV. Urakoze cyane. Uri umuhanzi ushoboye ngiye numvise indirimbo yawe nukuri uririmba neza. Urakoze. Waba waratangiye kuririmba ryari? Kuririmba nabitangiye ndi umwana ndirimba muri chorale. Gusa naje kujya muri musique nka kariyeri mu mwaka wa 2018 nibwo narecordinze indirimbo ya mbere. Urakoze cyane. Ufite indirimbo zingahe? Kugeza ubu ngubu indirimbo ziri hanze ni 3 na video 2. Okay, urakoze cyane. Abakunzi bawe ndetse n'ababyeyi babyakiriye gute babonye winjiye mu muziki? Ntago biba byoroshye cyane ku ruhande rw'ababyeyi. Urabona ko mu Rwanda ntago ababyeyi barabyumva cyane ibijyanye n'umuziki, ariko nyine akenshi iyo umubyeyi yasanzwe nta ngeso mba kuziho biroroha. Hanyuma inshuti zo iyo zibona utera intambwe ukora ibintu ukunda ukabikora neza. Urakoze cyane. Mu ndirimbo zawe hari zifite amashusho? Nkuko nari mbivuze mfite video 2. Indirimbo ya mbere nahereyeho yitwa Flower ifite amashusho abantu bayibona kuri YouTube. Hanyuma n'indi nshyashya yo muri iyi minsi nayo ifite amashusho yitwa Mi Amor. Urakoze cyane. Mu minsi yashize nibwo nabonye uri mu marushanwa ya Tekino niba ntibeshye. Waha abakunzi ba yawe TV ukuntu bimeze? Murakoze, ntago mwibeshye ndi mu marushanwa ya Tekino ifatanije na Demen. Na marushanwa yateguwe kugira ngo barebe abana bashoboye cyangwa se impano nshyashya. Nabashije rero kugira amahirwe yo gutoranywa, ngira ngo twatangiye turi 160, ngira amahirwe nza gutoranywa muri 30. Kuri ubu ngubu ngeze kuri finale y'amarushanwa aho batoranije abantu 10 hazavamo uwegukana irushanwa. No kuvuga ngo ubu ngubu turi kuri finale. Biteguye kubona akantu? Ntago biba byoroshye kuko urumva umuntu wese watoranijwe arashoboye, ariko nyine ikizere kiba gihari iyo wakoze ibyo ugombwa gukora. Ikizere kirahari. Urakoze cyane. Nk'abakunzi bawe se ubateganyiriza iki? Abakunzi banjye abamaze kumenya ibikorwa byanjye n'abandi biteguye kumenya bashonje bahishiwe kuko mfite ibintu ntekereza yuko bazabikunda cyane. Imwe nko mu ndirimbo zawe waba ukunda nawe ubwawe wanditse ukavuga koko iyi ndirimbo nanjye ubwanjye nkoze ku mutima? Biragora ntago wapfa kuvuga ngo iyi ndirimbo nyikunda kurusha izindi, kuko urabona yuko uzi indirimbo ni nk'umwana ububyaye, zose rero uba uzikunda kimwe. Gusa iyo navuga yuko yatumye abantu benshi bamenya, bamwe bakanambwira yuko nshoboye, ni indirimbo nahereyeho yitwa Flower. Ngira ngo nanivuga bumvisha ko navuze ngo Flower boy, naho byavuye abafana banjye batuma bananyita Flower, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni indirimbo yitwa Flower. Waduha kapera yawe? You're my one and only, nagufite ntiryarasa, no kubeshya sinyibasha, kuko wowe undutira n'ifeza. Oh my love, I love you. Murakoze. Ako gusa baradusondetse. Hari indirimbo ngiye nshaka kugusaba ukandirimbira. Ndashaka indirimbo urabizi nawe ko nyikunda, ubizi? I love you niyo nshaka ko ririmbira abafana bacu.
ubu nsigaye njyama naguhangayika. Oh no 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 no, nkarota nibonera ishusho yawe gusa unsekera. Oh my love, uretse n'urupfu nta kizadutanya. Oh darling. urakoze cyane Geva, hari ikintu wumva ufite ku mutima wabwira abakunzi bawe, abafana, by'umwihariko n'abakunzi ba Yawe TV? Murakoze. Ikintu cya mbere nabwira abantu, baba abakunzi banjye, baba abakunzi b'umuziki nyarwanda, nuko ndabasaba yuko ubu ngubu ngira ngo bimaze kuba byiza, basigaye bashyigikira impano zikiri nshyashya. Ndabasaba yuko nyine bashyigikira umuziki wacu w'abanyarwanda, bakawukunda cyane nk'uko abahanzi bakunda umuziki wabo. Ngira ngo ikindi kintu nanabasaba nuko bamfasha bagakomeza kuntora, bampa views, likes na comments kuri video zashizwe hanze muri ano marushanwa ndimo. Ni kuri page za Techno Mobile Rwanda, Instagram na Facebook, ndetse no kuri channel ya YouTube ya The Man. Urakoze cyane. Hari ikintu numva nifuza kukubaza, ariko umbwiza ukuri, utarinjira mu muziki wewe ubwawe wumva gukunze uwe muhanzi mu Rwanda no hanze? Njyewe ntago cyane nakunze kumva umuziki wa hano iwacu, ahubwo cyane abantu nagiye nkunda kumva, nkakunda ibintu byabo, harimo bita Jason Mraz, harimo Ed Sheeran, n'abantu bakora ibintu by'ibihe byose. Kuri njyewe niko mbifata. Bivuze ko mu Rwanda nta muntu urimo ujya wumva indirimbo ziwe ngo mve hari ahantu zigukoze? Oya, mu Rwanda benshi barakora neza, ariko nyine nje abo nibo nakunze kumva cyane, nakuze ari abo ngabo numva. Ariko mu Rwanda nabo bararirimba neza, bataririmba neza ntabwo natwe twagira courage zo kubikora turi mu Rwanda. Urakoze cyane. Wagira nk'abantu usuhuza? Ndasuhuza abanyarwanda bose, ndasuhuza abantu bakunda ibikorwa byanjye, nanabizeza yuko ntazabatenguha, ibyiza biri imbere. Ko nta zina ry'umukobwa numvisemo? Mu bantu bakunda ibikorwa byanjye, abakobwa ni benshi, no kuvuga ngo rero nabo nabavuze. Watubwiyemo nka batatu. Na Sheri wakunda umuziki wawe? Birumvikana ntago yaba Sheri wanjye adashyigikiye ibyo nkora. Urakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Twizeye ko nitwongera kuguhamagara uzaza. Ubwiza bwawe ni karemano, butuma umutima wanjye ugurumana. Njya nkubona wigendera, nkumva nagukurikira. Mi amore, 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 amore. Yo, ni Geva Flower Boy. Kora subscribe kuri Yawe TV.